witinya genduko imbaraga zawe zingana witinya genduko imbaraga zawe zingana witinya 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 genduko imbaraga zawe zingana kancha muri abanyamasengesho ngo sikibi yumva waya unatoka siya tunaingia ingia ururimi akatoya amagamba yago arakomeye usanabuye ubwo ururimi tubona umugisha ubwo ururimi tubona umuvumo nibyaza ururimi rwawe ubwo arigo ruzagutuma nimusambure ibiganza kirakomeza haleluya haleluya amahanga zabibona izabikora bose batangare hamagariyo mana yikore hamagariyo mana nabaga mu kazu hano ahi aka kabaga haru ahanga ariko ijuru ryangiriye neza ubu mfite inzu zanjise nubu naguze ikibanza kakiririya 50 ngiye kucubaka mu etage uza witonda ibisubizo nibiza bizabiza ku gihe cyane nanje narakodesheje kaza landlord aza guhamagara sabo tebatasese byakawe yakitsere kurukima wapfa kurenza umusumu ukamubona umuntu wari kuseka yakurakari iyi kingu ya marembo izigukura mu buzima ikakwinjiza no mu buzima reka nkubwire nubu nawe kodesheje komeza usenga Imana komeza ukorera Imana reka kuvuga nabi vuga neza bana n'abandi neza korera Imana senga Imana uba umusumwe navuze neza ndi Kigali navuye mu ivuga butumwa aho nari muvuga ubutumwa ndibampeza habe n'inote ariko ndicecekera ndavuga tubwo ngifite akanwa ngomba kuvuga neza mbona umugabo umuremure w'umunyarwanda ndamwegera mureba mu maso neza ndamubwira ngo muzehe uri umuntu mwiza cyane ndongera ndamwegera ndamubwira ngo muzehe uri umuntu mwiza cyane ndamwongera kandi ndamwegera ndamubwira ngo muzehe kuva nabaho sindabona abantu beza nkawe ndamureba hasi ndongera ndazamuka yari muremure kunsumba cyane ndongera ndamubwira ngo uri umuntu mwiza ico yambwira ndamubwira ngo nkurikira ndamubwira ati ndagukurikira navuze neza amen pima nukuri kose yisho muruta nanamubwireke muzehe uri mundu mwisha mwisha naho kubera icyo gico twishiramo mbona mu mareba hahoze postariya mu mujyi wa Kigali hahanditseho restaurant ndavuga toke ubwo twerekeje mu muryango wa restaurant ibintu biciyemo twaba tugenda ngo tumara kuhagera gutya arambwira ngo genda wiyarurira yewe abantu bavuye mu bibago bago kukubwira ngo uje kwiyarurira tuwumva ko ari igitangaza kandi ico gihe iyo umuntu wese avuye mu giturage azagira apeti bene yayindi agasa nk'umuntu ufite umuvuduko wo gufungura kandi nari nyifite undangize ndiyarurira ndashongera kuko nari nahawe iki uburenganzira ndamukirisa umuntu mubwire ati vuga neza mu giturage vuga neza uzizi haleluya abantu baza barakara vuba ngo jawe ndanza vuga mu rusenge ese yewe niba takuvuga iwanyu baza bakuvuga niba takuvuga umugabo waza kuvuga niba takuvuga kwiduka baza bakuvugisha urashaka reka inyenda muvano ngo jawe ndi baza bavuga mu rusenge umva bene cyumwe ngo muri korari ngo jawe ndi bakunda yewe yarangije kuvuga ngo kuko Imana yakuza bari mu isi cyane none urashaka abantu bose ko bagukunda urinde se habe na watermelon ndi baza bayikunda bose habe ni papayi bose ndi bayikunda habe na mata uko bose twabaza nubwo amatagira riti bamwe bazavuga ngo jewe amata usinya kunda kandi ngo zinya ngo nkama numva nabi ndamukiriza umuntu mubwira ngo reka urusaku abantu bose Musifuni Mungu wetu kwani ametutendea mema tutamusifu tu aliyotoka juu shangilieni Mwokozi wetu abapasiteri bano mbakibaza batuvugisha urashaka kutugira gute Yesu yavugisha abantu bose ashitara kuri
w'Imana ni mugabanya amagambo. Mugabanya amagambo. Ndamukiriza umuntu mugere ati gabanya amagambo. Hari uwo dukuza arimo gusa yitwa Yesu neza kugenda tuvuga urusaku ni mureke. Nushana n'umunyabwenge uzaba umunyabwenge. Nushana n'igipfu uzaba igipfu. Salomo yaranditse aravuga ngo igipfu nubwo bagishira mu isekuru baza bagihura kikama gishomokamo neza ari igipfu. Witinya genduko imbaraga zawe zingana. Witinya genduko imbaraga zawe zingana. Witinya imbaraga zawe zingana. Witinya genduko imbaraga zawe zingana. Oya muje gikoraniza ivamo nuivamo twe turinjira. Amen. Msikiri yumva waya unatoka siya tunaingia mushumba nabo bakora nabose muri staff ya pastorale n'abadamu banyu n'abana banyu amwe n'abayobozi bayoboye department zose z'itorero rya Methodist n'abakristo kumva kuko mugomba gutumira ijuru n'amatayo kugira ngo tube hano kuri aka gatuti. Magize neza cyane. Haleluya ni inalotoka moyo wangu. Mungu wangu nakuomba nijazwe pendo lako tele. Nemere dushimire leta ya Uganda utwemerera guterana uko batemeye naho sohoka mu nzu tuyikomera amashi menshi leta ya Uganda twemerera guterana. Basebo nabanyabo muri mutya obulamu kale ne yanzi zo kubera wano katutikano naye mukama bamperoms. Topic tugiye kuganira ntarayivuga nitwa Matayo nta mahizi muhoza bigera tuye muri Uganda haruguru muri Barara Isingiro. Nagira umugisha n'Imana umudamu umwe n'abana batandatu abakwe babiri abuzukuru ni batatu. Twendi twagize amaretare yo gushaka ubu dufite abuzukuru batatu ndako Imana itagize. Narimba kumbuye kandi mwese tagiye vuga umuntu mwizina nawabonye umutima waje uranezera. Hanyuma tuganire kuri topic ivuga ngo ukingura arahari. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo topic iravuga ngo ukingura aracahari. Barangije no gusoma tidusubira gusoma ngangushira mu sebe. Hanyuma niturangiza twinjira mu ijambo. Buriya aba professeur baratandukanye. Buri muntu agira uko yawe. Arabigisha amategeko, ari nabigisha science. Ari n'ubwiriza yitonze. Bugo ndabwo naba ngawe nawe ndi woba nganje. Ariko twese ko turakorera Imana. Ico naco tugipfeba. Shira mu 7. Abashobora kubekinga bafata microphone bakazicarana ndaco. Turaba Methodist abantu b'abanyamuka. Uwiteka ari kumwe nawe munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Uwiteka wa munyembaraga. Uwiteka ari kumwe nawe
wa munyembaraga we Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we witinya genda uko imbaraga zawe zingana witinya genda uko imbaraga zawe zingana witinya imbaraga zawe zingana witinya genda uko imbaraga zawe zingana witinya imbaraga zawe zingana witinya genda uko imbaraga zawe zingana witinya imbaraga zawe zingana witinya genda uko imbaraga zawe zingana sama ibyakozwe n'intumwa aho badusomeye harimo amatsinda ane. Itsinda rya mbere nabasengeye Petero ari muri gereza. Itsinda rya kabiri ni marayika waje kumusubiza ibye. Itsinda rya gatatu ni ugusohoka kava muri gereza. Itsinda rya kane ni mugere abari bazi ko agiye gupfa bakongera bakamubona. Undamukiriza umuntu mubwire ngo ibyawe ndi bipfa, hari ibintu ugiye kubona ko ariko natumwe n'ijuru kuza kugutangariza. Petero afite ibintu byinshi twamuvugaho, ariko ndagira ngo nguhaze ibintu byiwe bigera kuri 4 byatumye umuryango ukenguka. Icyo uzasa nacyo nicyo kizakugaragaraho, ikikurimo nicyo kizatuma ijuru risakuza, abantu bosakuza bakagira aho bagaruka. Ariko Imana nisakuza ku buzima bwawe, ibikinze byose bizikingura ntawuvuze. Mama nushana n'umunyabwenge uzaba umunyabwenge, nushana n'igipfu uzaba igipfu. Salomo yaranditse aravuga ngo igipfu nubwo bagishira mu isekuru baza bagihura kikama gishomokamo neza ari igipfu. Witinya genda uko imbaraga zawe zingana, witinya genda uko imbaraga zawe zingana, witinya witinya genda uko imbaraga zawe zingana. Imana ntisigirira neza abatamenya igihe cyawe. Hari icyo uzamenya n'icyo utazamenya uzagira ukikumenyesha. Naingia kwa neno sasa. Etatandela banda. Petero kumunyamushinga w'umuroshi, ariko ngo yishyira mu mushinga wo kuroba atahari imbokomboko. Ariko atashari imbokomboko ijuru naryo ryakoze umushinga wo gushaka aho bokora. Reka nkubwire sino kandi nawe Imana itwambika ikadukora mu buzima turi mu mahanga y'abantu tutari iwacu. Ibintu byaradushizeho, ibibazo byarabaye, ariko twarangiza turacyafite isani ngo turacyari ngo tuvuga igitangaza kirabaye nta mahizi iratangaza. Uwo mwanya ndawufite ko ndarwana n'amatopike muje kubwiriza, ko ndarwana no gusomesha abana no kubagaburira, subira ngwane no kuvuga nabi. Muvuge neza ukingura, taza kingura abantu ngo bavuge nabi, taza kingura abantu ngo birate ku bana, baza kingura kugira ngo bavuge gukomera kw'Imana. Ukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, Cyubahiro no kunesha nabyo niwe, tangiriro n'iherezo ni Ubitegeka arakomeye. gukomera Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu,
Mana we. cyubahiro no kunesha nazo nibye tangiriro n'iherezo ni ubitegeka arakomeye igiteye ubwoba igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba yego yaramfashe maze ampindura ibiribyo by'umuriro ubu ngenda twiga ndasenya kumva izina rya yesu nakomeye Ukalwanga chika mitondela. Josefu ngo bagurishije uwiteka abana nawe ngo mugirira neza ku muntu w'imboge imana irakingura imana ndizi gukingura amarembo utaraca mu butayu jewe nta mahizi turaziranyana nabaga mu kazu hano ahi aha kabaga haru aha ngaha ariko ijuru ryangiriye neza ubu mfite inzu zajize nubu naguze ikibanza kakiririya 50 ngiye kucubaka mu etaje uza witonda ibisubizo nibiza bizabiza ku gihe cyane naje narakodesheje kaza landlord aza guhamagara sabo ntiwatasese ryakawe gacitsere ku rukima wapfa kurenza umusumu ukamubona umuntu wari kuseka yakurakariye iyi kinguye amarembo izi gukura mu buzima ikakwinjiza no mu bundi reka nkubwire nubu nawe ukodesheje komeza usenga Imana komeza ukorera Imana reka kuvuga nabi vuga neza bana n'abandi neza korera Imana senga Imana Joseph ndigeze avuga bene se nabi oya 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 ngove muri prison baramwibagirwa kwijuni ryamwibagirwa uzibagirwa ejo bundi n'uzagukamira ndarangije mvuze amagambo ijuru ryantumye kuri mwebwe nimumva amagambo y'Imana Imana ikingura irembo ry'inzozi ikimurimo nicyo cyakoze akazi hari ikikurimo abandi badafite jewe hari ikindimo nawe udafite nawe hari icyo ufite naje ndafite bituzamurane ariko twabaye nk'abashinwa umushinwa uzubona gushinga amatara anga kwibarabara akahamagara bene wabo bose abona ikiraro ntaho umushinwa atakiri ariko twebwe bitangaza kirabana turi abakristo mwabayemo umushinwa akahamagara bene wabo bose abanyafurika tukababaye tuzamu kapasite y'ubwenge turimo n'ubwenge bwo gukora ibintu bikomeye sibyo hasi wakagombye kubunye ugere na iriya Nairobi ndabahezo akantu gatoya gusa hari abantu bitwa abasomali bagira ahantu hitwa Isiri kandi baza basenga Muhammad none twebwe dusenga Imana data umwana n'umuka wera reka ngubwire twakagombye tuba dufite umusozi kera twabuze kubera ubumwe n'Imana Imana ikinguye abanyabwenge baza bicara bagapanga abandi badafite akazi twitwa bakire twese twinjiza abantu bagakora twagira amanteri ubona bahuzuye amanteri hano bahuzuye n'ibindi bikorwa tuba dufite za piscine tuba dufite n'ibindi bikorwa n'amashuri twara tukashiraho abana tukisiri abasomali bafite abantu muri government tubaza basakoze ta haleluya nishi bagira kandi Imana ikora igitabo ubari muri guverinoma akora umuturi n'umuntu harimo abasisanse harimo abantu bafite icyongereza mu ariko ndabishima ariko dwari kisi niko bigomba kumera no muri kimi gashimanye kamara bari bwo butoze nari mbazani Joseph ngo arambizagirira bene senese imiryango yake Imana ni kugirira neza kori neza iyo neza yawe izavuga izakingurira n'abantu hari abagabo bakugiriye neza nawe bakugira neza hari abagabo bafashije nawe bazagufasha nta muntu uzukingurira umuryango wagumana ibyiwe nubona ukingurira umuryango w'ibyiza ubukire ukabirya wenyine utashangala kesho Imana ni kugira neza uzasangirira abantu Dawudi aravuga ngo nta wasigaye kubwa Yonatani ngo mugirire neza yari yarabirukanye ariko arabagabo oba Petero arazamuka kanisa ndigacitse ku musenyi tuzamukane tusengerane
ikangwa n'amacumu cyangwa ibiheto itabaye ntawe ushobora witangiye iyo nimeze nk'abantu mwaguruke mbase ntabwo ishobora idakora amacumu cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora witangiye juru we tegeka byose biyemera tegeka byose biyemera ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza yamenye